Turabasuje kandi tubifurije gukomeza kugira ibihe byiza. Ikaze muri aya makuru yacu agezweho. Munyemerere mbabwire ko inyubako y'Inkundamahoro izwi mu mujyi wa Kigali yafunzwe. Ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali bwatangaje ko bwafunze by'agateganyo inyubako y'Inkundamahoro kubera ko ubuyobozi bwayo bwakomeje kutubahiriza amabwiriza ajyanye n'umutekano, isuku no kubungabunga ibidukikije. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara, umujyi wa Kigali wavuze ko hagati ya Gicurasi na Kanama 2026 wahaye ubuyobozi bw'inyubako amabwiriza n'inyandiko zitandukanye busabwa gukemura ibibazo byari byagaragajwe. Icyakora nubwo bwagiye bwibutswa inshuro nyinshi, ntibwigeze gukemura ibibazo by'ingenzi. Mu bibazo byagaragajwe harimo kohereza amazi yanduye arimo imyanda iva mu bwiherero mu gishanga, ibikorwa umujyi wa Kigali uvuga ko byongeye kugaragara kuwa 7 Kanama 2026. Umujyi wa Kigali watangaje ko inyubako y'Inkundamahoro izafungurwa ari uko ubugenzuzi bw'inzego zibifitiye ububasha bwemeje ko ibibazo byose byakosowe kandi ibisabwa byubahirijwe. Ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali bwasabye ubuyobozi bw'Inkundamahoro kwihutira gukemura ibyo bibazo kugira ngo inyubako yongere gufungurwa vuba kandi mu mutekano, bityo ibikorwa by'ubucuruzi n'iyindi mirimo ihakorerwa bigikomeje nk'uko bisanzwe. Bwongeye kwibutsa abafite inyubako, abazicunga, abacuruzi n'abaturage muri rusange ko bibujijwe kohereza amazi yanduye, atunganyijwe cyangwa imyanda iva mu bwiherero, mu bishanga, mu miyoboro y'amazi, muri za ruhurura cyangwa ahandi hatabugenewe. Bwaburiye ko abazafatwa n'ubundi barenze kuri aya mabwiriza bazahanwa hakurikijwe amategeko. Umujyi wa Kigali wasoje ushimangira ko kubungabunga isuku, umutekano n'ibidukikije ari inshingano za buri wese kugira ngo Kigali ikomeze kuba umujyi urangwa n'isuku n'ubuzima buzira umuze. Byari ibyo, dukomeze kubana mu biganiro byacu biri imbere.